mbanje kubasuhuza mwese mutagomba kudukurikirana nk'ibisanzwe muri kumwe na Ami Brand. Ngiye kubagezaho inkuru y'urukundo, inkuru y'agatangaza, inkuru ikubiyemo amasomo y'ubuzima atandukanye. Inkuru yacu reka tuyitangirire ahangaha. Dutangiranye n'isaha isona, mu gitondo ni 10 zuzuye. Ikiganza kirarwana gishaka kuyizimya ngo irekere gusakuza. Kuri wari ufite ibitotsi byinshi cyane, yazimije yivugisha ati, iki gisaha nacyo kirasakuza koko, kivuze gake sinakumva. Nakizimya yahise yongera arasinzira, kuko isaha nyuma y'iminota 30 yongera igasona. Yarasonnye, isona neza telefone ye nayisona. Kuri ati, yewe nahagurukiwe pe, uyu ninde unzindukiye kandi kuri ko nagowe koko. Yazimije isaha aterura telefone, akibona umuhamagaye yahise avuga ati, Yesu w'i Nazareti, noneho ndarangiye, ndapfuye pe. Aranini ndamuzi, mbere yuko muhamagara reka mbanze nikomeze. Yateruye telefone aramuhamagara, aranati, wanjije we, ubona nzajya mpora nkutegereje. Crow n'ijwi rituje ati, sorry pe, ibitotsi byambanye byinshi ni ukuri. Aranati, okay, njye nagezeyo, ntuzongere kunsakuriza n'uwo mudigi wawe wanze kurwanya. Ati, ubejo nibonera umwana uri fiti, uzavuga ngo ndi umugome. Crow n'ijwi ribabaye ati, ariko Arani, ninjye wiremye ko buri gihe untunganya ngo nteye nabi. Nakize wambonaho koko, cyangwa uzi ko ngukunda cyane niyo mpamvu. Aranati, nanjye burya rega sinzi igituma tukiri kumwe, sinzi impamvu dukundana bijya bincanga. Crow ati, okay, urakoze Arani. Crow utarafataga ibintu ku rwego biriho yasoje kumuvugisha ati, ubu ninjye wamurakaje, reka ndeke kubabara. Arabyuka yambara imyenda ya siporo, atangira siporo yambaye guteri yumva uturirimbo mu rwego rwo kwiturisha. Mu gihe yagendaga yagonganye n'umuhungu nawe wari muri siporo. Arakebuka aramureba ati, sorry, nihanganire. Umuhungu nawe ati, sorry nanjye nari narangaye. Amuhereza ikiganza ati, nitwa Clark. Crow nawe ati, ni Crow. Clark ati, nari nananiwe utumye mboneraho kuruhuka. Crow nawe ati, nanjye nuko kabisa. Mu gihe bavuganaga, Crow yabonye hirya gato Arani ari kumwe n'umwana w'umukobwa muto mwiza. Uko baganiraga niko Arani yamukorakoraga, atangira no kumusoma, basaga nk'aho baziranye kandi bamenyeranye cyane. Clark yakomeje kuvugisha Crow, akebutse asanga ari kurira. Arebye abona hari abantu yarangariye adakuraho amaso. Yitegereje abona n'umusore uri gusomana n'umukobwa. Ati, ngahore turashira, buriya bari mu biki bariya we. Abona Crow akomeje kuzenga amarira mu maso, abona rwose ibintu birakomeye. Yahise amupfuka mu maso, aramwongorera ati, Crow, ibintu bikubabaza ntukabitindeho ngo biteho umwanya wawe. Mu gihe Clark yaramupfutse mu maso, Arani yarahindukiye, abona Crow ahita aza nk'iyagatera ati, rero nakabikenze, n'uyu watumye utinda kuza. Clark ayoberwa ibibaye, akanura amaso biramucanga. Ati, mani, umvane muri izo game zawe, duhuye gutya, ariko uko bisa kose nta cyaho dusanzemo. Arani abareka urushyi rwiza rwa Crow. Clark biramurenga ati, nubwo ntazi aho byatangiriye, ariko ntugomba guhohotera umuntu ndeba ngo nceceke. Abakubise ingumi nziza Arani agwa nk'iyo. Afata akaboko Crow amujyana hirya, bajya ahantu aramwicaza ati, mbwira rero, uriya musazi nuwahe? Uriya muntu muziranye he, ni muntu ki? Crow mu kiniga cyinshi ati, n'umukunzi wanjye yitwa Arani. Clark ati, iki umuki? Ati, noneho ndumiwe, umukunzi? Crow ati, nibyo pe, ariko ni kuri tubanye, nta cyiza mbonaho, anshakaho impamvu buri gihe. Niba nkunda, niba atankunda, umunsi umwe aba ari muzima, undi agahinduka, sinzi pe, byaranshanze. Kandi ikibabaje ni uko byananiye kumureka.
Clark yitegereje Chloe ati Chloe, singufatirane cyangwa ngo byitwe ko ngufatiranye, ariko for sure uri mwiza imbere n'inyuma. Mu kanya gato tumaranye ni hake haboneka abakobwa bameze nkawe, bakunda nkawe, bakiri bato nkawe. Chloe wari wumvisha amagambo meza gutyo ku muntu atatekerezaga, yarikanze ati subiramo, ninde uri kubwira gutyo? Clark ati ni wowe mbwira Chloe, niweho pe. Chloe ati naho waba umbeshya ntacyo, ndagushimiye. Yabivugaga arira cyane ati byibura kuva nabaho numvisha umuntu umbwira amagambo atarimo kunkomeretsa. Let me hug you. Yegereye Clark barahoberana. Clark mu ijwi rituje ati nibwo numvishe neza ko guhoberana biryo. Bombi barasetse bakomeza kuganira cyane. Ugira ngo se sabo batangira ikiganiro gikomeye, bemeranyije ko bagiye kuba inshuti, ariko Clark yemerera Chloe ko nawe azamubwira inkuru y'urukundo umunsi umwe. Baje gusohokana nk'uko bari bamaze igihe babikora, bari inshuti zidasanzwe ariko kandi zifitanye urukundo rwinshi cyane. Baganiraga byinshi cyane kandi ntacyo bahishanyaga, ubabaye agahumuriza undi, mbese bari bishimanye pe. Umunsi basohokanye rero nibwo Clark yabwiye Chloe ko yakundanye n'umukobwa neza akamubera nka Alani. Sigake yamufataga amuca inyuma, atari ko kumureka nanjye byari byaranze. Ati burya nibohoye neza umunsi nkubona natangira kuganira nawe, nibwo numvishe mu mutima wanjye icyoho cyarimo kigiye. Chloe ati nibyo koko? Ati uzi ko nanjye ariho watumye mbasha kureka Alani. Ati yancaga inyuma, yaranukaga, yarankubitaga, yaranyandazagazaga ndetse yaransuzuguraga, ariko kumureka bikanga. Ubanza yari yaramaye karyo kumbi. Bose bati twari twarariye bumwe bwacishwa aha. Barasetse baratembagara. Clark areba Chloe ati ariko rero ndambiwe guhora mbeshya. Chloe ati usigaye ubeshya? Wishe amategeko n'amabwiriza yacu rero sasa. Mbwira ibyo wambeshye cyangwa nkumire bungure no mu ndagodombure. Clark yafashe ikiganza cya Chloe ati Chloe, maze igihe nkubeshya, ariko icyo gihano nukimanisha birambera byiza kurushaho. Weho umire nibere mu nda yawe, ungendane twirirwane, tubane muri make, kuko Chloe simfite imbaraga zibasha kukwita inshuti gusa. Ndumva mwifuzamo ikindi kirenze inshuti. Ndakwifuzamo urukundo rw'ubuzima bwanjye, kuko uranyuzuza. Ndagukunda Chloe. Mbere natekerezaga ko nakugiriye impuhwe kubera ukuntu twahuye, ariko rwose sibyo. Icyo niyumvamo magingo aya ni urukundo. Chloe yitegereje Clark, atavuga, aramwitegereza cyane, aramureba cyane. Clark ati oya se kandi wintera isoni. Ashidi, ugiye kunkatira se? Nari mbizi. Wa mukobwa yantwaye amahirwe yo kongera gukundwa. It's okay, nta kibazo, reka dukomeze twibere inshuti. Ubucuti bwacu rwose ko ntibuzigere buhagarara. Clark mu gihe yarimo akivuga, Chloe yaramusinziriye, aramuhobera cyane. Clark agiye kuvuga, Chloe ati ceceka birahagije. Clark yarikanze. Chloe ati humura rwose, twembi ibihano tubyemera, duhanirwe hamwe rwose. Ati umire nanjye nkomere. Clark ati ushatse kuvuga iki Chloe? Chloe ati nanjye ndagukunda cyane. I do love you more. Nta nubwo wabyumva. Ati niteguye kugukunda nkabyereka n'isi yose, ariko mbaye nabyereka n'indi mu mibumbe nabikora. I swear to God, ndashima Alani wanjugunye mu maboko yawe. Nyeka nzamugurira pe. Clark ibyishimo byaramurenze, arasakuza cyane ati birakonze ntago mbyizera. Abari aho bose barakebutse, bakoma amashyi menshi cyane.
aho Clark yari yazanye impeta yiteguye ko namwemerera amupropose. Yabwiye inshuti ze nyinshi zari aho, nazo zari mu bari bakomye amashyi. Yari yiteguye ko nabimwemerera amusaba ko yazamubera umugore. Yahise atera ivita. Chloe yararize, guhozwa birananirana, na Clark yafashwe n'amarangamutima ararira, ariko Chloe amwemerera. Yamwambitse impeta, abari aho barasara, barasakuza, ibyishimo birabarenga. Hirya hari uwari wihebye yicaye atavuga. Yari Alan. Yitegereje uko Chloe asigaye asa, yitegereza ubwiza afite, biramurenga. Aza imbere y'abantu bose, arababwira mu ijwi riranguruye ati, rwose n'ababeshye, njye uhagaze imbere yanyu, ndi injiji, igicucu, ikigoryi, narekuye zahabu yanjye ntabizi. Ati, koko iyo umwijima utaraza numenye agaciro k'urumuri. Congratulations Clark, warakoze ko zahabu unamenya agaciro, wayihaye agaciro ukayisigasira. Warakoze, Imana ibahire. Yavuze ibyo araturika ararira, abaha felicitation, ahita asohoka. Ikirori cyarakomeje. Nyuma y'iminsi mike hatashywe ibirori by'ubukwe byarakataraboneka. Ngo umusozo w'inkuru yacu, inkuru ikubiyemo isomo rikomeye ryo kwita ku by'agaciro dufite, tukabisigasira rwose. Nk'ibisanzwe mwari kumwe na Amy Brand, nkomeza kubashishikariza gukora subscribe, share, like na comment, ndetse nkomeza ngirana amahoro y'Imana akomeza abane namwe, n'inshuti zanjye mwese mudahwema kunkurikirana. Murakoze cyane, naho ubutaha. Mbanje kubasuhuza mwese mudahwema kudukurikirana. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Amy Brand, ngiye kubagezaho inkuru y'urukundo.